Ndagushimiye wowe uhisemo Behind All Stars guhaye ikaze kuri uyu munsi ndetse nkurarikira gukurikira inkuru y'uyu munsi naguteguriye. Uyu munsi ndakubwira inkuru y'umugabo witwa Francis. Uyu mugabo akaba yari umutunzi, yarageze kuri buri kimwe cyose yifuzaga. Tutangirana n'uyu mugabo yicaye wenyine, asa nk'uwicaye hafi y'idirishya. Aha yari yicaye mu nzu ye nini cyane, yari arimo areba hanze ariko acishije amaso mu idirishya. Inzu yahoze yuzuyemo ibyishimo, yakomeje kumva amajwi y'umugore we ndetse n'abana be. Yatangiye kumva yongera kugaruka mu matwi ye aho ngaho mu nzu, ariko ibyo yumvaga byose byari byahahise. Impanuka idasanzwe yari yaramutwaye umuryango we, imusiga wenyine aha ngaha. Nta kintu na kimwe asigaranye usibye memories. Uyu mugabo yari abayeho rero imyaka itari mike yari wenyine, ariko nyuma yaje kwigira inama aravuga ati byanze kunze ngomba gutangira ubundi buzima bushyashya. Nuko umugoroba umwe yagiye kumva yumva afite ububabare budasanzwe mu gituza. Nuko umukozi we yahise amufata aramwirukanka anamujyana kwa muganga. Aha ngaha niho dogiteri yamubwiye amakuru atari meza. Nuko dogiteri aramubwira ati nyakubahwa ufite kanseri. Ati nyakubahwa wihangane, ariko nagira ngo umenye yuko ufite amezi 10 yonyine yo kubaho. Umusaza yarikanze. Amezi 10 niyo uyu mugabo yari afite yonyine yo kubaho. Ese uyu mugabo yashoboka kuba yakora iki mu buzima bwe? Ese ubutunzi bwe bwose yari gukoresha iki? Umukozi yaramwegera amazi ati se hari kitagenda nyakubahwa? Ariko umugabo aramujijisha araseka, aramubwira ati meze neza. Yaramubeshye, ariko muri we yumvaga empty, yumvaga nta kintu ari cyo. Uyu mugabo yahoze ari umugabo mwiza cyane ndetse yari umugabo ugira neza, ariko ubu ngubu yumvaga alone, yumvaga ari wenyine kurusha ibihe byose yabayeho. Ikintu yabanaga nacyo muri iyi nzu rwari urusaku rw'abaturanyi be. Aha ngaha yaraturanye n'umugore w'umupfakazi, yari afite n'umukobwa we wigaga muri university witwa Blessing, ndetse uwo mugore yabanaga azana. Aha ngaha rero bahoraga batserera, bahoraga bavuza induru buri munsi. Aha ngaha uyu mukecuru yashinjaga uyu mukazana we yuko yamwiciye umwana we. Nuko umugore akabwira mukazana we ati wanyiciye umwana, ndetse nta nubwo yigize umubyarira umwana w'umuhungu. Aha ngaha uyu mukecuru yabaga ari gusakuza. Aha ngaha rero intambara yabo yabaye mbi cyane, ndetse abaturanyi bakumva urusaku rwa buri munsi. Uyu mugabo Francis ko yabaga ari mu nzu ye yariruhutsaga cyane, akumva afite ubwoba ndetse akumva urwo rusaku ruramubangamira cyane. Nuko umunsi umwe yegereye dogiteri, aramubwira ati dogita, ndarambiwe na buri kimwe cyose. Ndambiwe n'urusaku, ndambiwe no kuba njyenyine, ndetse ndambiwe n'ubuzima. Nuko dogiteri yaramwumvise neza. Nuko dogiteri arangije araseka, aramubwira ati tega amatwi nkubwire inkuru imwe. Yaje kumubwira inkuru y'umukobwa w'ikimuga wabanaga n'ubumuga. Uyu mukobwa rero ngo akaba yaracurangaga ibi byuma by'imiziki. Nuko aramubwira ati uyu mukobwa rero buri munsi iyo yibukaga agahinda abana nako, yacurangaga bya byuma bye kugira ngo aneshe ka gahinda afite mu mutima. Nuko umunsi umwe bwo yarimo gucuranga, imirya 3 yaje gucika, hasigara umwe wonyine. Buri umwe wese wari uri aho ngaho yagize ngo uno mukobwa ntazongera gucuranga. Ariko uyu mukobwa ntabwo yigize ahagarika gucuranga. Yaje gufata cya gicurangisho cye, arangije acurangisha wa murya umwe, acuranga injyana iri dramatic. Performance y'uyu mukobwa yaje kuba performance nziza cyane. Muri ako kanya audience yari aho ngaho bose bakomye amashyi baramushima. Yakoresheje icyo yari asigaranye kugira ngo yerekane itandukaniro. Iyi nkuru niyo dogiteri yabwiye uno mugabo. Nuko dogiteri aramubwira ati rero Francis, nawe wabikora. Nuko iyo nkuru uyu mudogiteri yarabwiye Francis yamukoze ku mutima cyane. Nuko Francis yaje gufata umwanzuro w'uko ari cyo gihe cyo kugira ngo ave mu buzima bw'agahinda yabagamo, kugira ngo akore ikintu
ikintu kiri meaningful, ikintu gifite agaciro. Ahangaha rero wa mukobwa witwa Blessing wigaga kuri university, abana bigana bakundaga kumuseka cyane. Hey Blessing, wongeye wambara iyo myenda nanone? Ahangaha n'abakobwa bigana nawe ubwo yabaga batambutse iruhande. Blessing yarahagaze, iyo bamusekaga yumvaga muri we by'ukuri atameze neza, nuko arabwira ati njye nkunda kwambara gutya. Ahangaha yabasubije ashaka kugira ngo byibuze abashe kuba yakara umubabare yabaga afite mu mutima. Nuko ubwo yarahingutse muri koridori yindi, abandi bakobwa baramubona. Nuko umukobwa aramubwira ati Blessing, mu by'ukuri wambara fashion za kera, wambara nk'abakecuru ba kera, ese ni kubera iki wambara ibyo bintu? Muri ako kanya Blessing yumvise agahinda kamwishe, yumvaga mu by'ukuri ya disappearinga kabura aho ngaho. Ariko muri ako kanya hari ijwi ryaturutse hafi aho ngaho. Nuko haturutse umusore avuga ati birahagije. Ahangaha arimo abwira aba bakobwa, uyu musore yitwaga Ikem. Nuko arababwira ati mwa bakobwa mwe, nukubera iki mutari kuno mwana ngo abeho mu buzima bwe? Blessing ni umwana mwiza. Aya magambo yababwiye ariko bareba aba bakobwa barimo baseka umwana Blessing. Nuko umwe muri abo bakobwa yaje gutambuka imbere. Oh really? None urashaka kumuvuganira? Nuko umusore amubwira ati ndashaka kumuvuganira kubera yuko hari ibyo mubonamo umwewe mutabasha kubona. Uyu mwana mukobwa mubonamo umutima mwiza, ndetse mubonamo ubwiza nyabwo. Muri ako kanya Blessing yumvise yishimye muri we kubera ko yarabonye umuntu byibuze ubasha kujya ku ruhande rwe. Nuko arahindukiye aramusekera. Nuko muri uwo mugoroba nuko baje kwicara uko ari babiri, wa musore ikaramubwira ati biriya ntukabyiteho. Nuko Blessing aramubwira ati nifuza yuko ibyo bankorera nabo umunsi umwe bazabyumva bakumva uko bimeze. Nyuma yuko bamenyana n'uyu mukobwa, uyu musore yamubaye hafi akamuganiriza, akamukaluma, ndetse akamubwira amagambo meza amwubaka. Bafataga umwanya bakicara kuri stairs za campus bakaganira ku byerekeranye n'inzozi zabo. Nuko umunsi umwe bari bicaye ahangaha kuri stairs, uyu musore yaramwitegereje mu maso. Nuko aramubwira ati rero najya nkubwira yuko udakeneye guhindura uko uri kugira ngo abantu bakunde bakwemere. Abantu bagufite ikibazo bagomba kuzagukunda byanze bikunze, ariko bakunze wowe uri we. Rero ntukagire ubwoba bw'ibyo bakubwira kubera yuko uri umuntu udasanzwe kuri we, niyo mpamvu babasha kukwitaho. Ibiganiro abangaho uko ari babiri bagiranaga byari bimeze nk'aho ari akayaga gakeya ariko kabasha kunyeganyeza umuhengeri. Nuko rero uyu mukobwa Blessing na Ike yakomeje kumuba hafi, ndetse uyu mukobwa atangira kubona yuko atandukanye. Uyu mukobwa yaje kubona yuko ubwiza nyabwo atari ubwo kugira ngo wikoreho cyangwa se wihindure uko uri kugira ngo ubashe kwemerwa n'abantu nyamwinshi, ahubwo ubwiza nyabwo ni ukwiyakira kandi ukikunda ukuri. Nuko rero uyu musore Ike yaje gufasha uno mukobwa Blessing kumva yuko niyo isi yagutera umugongo, umutima umwe wonyine ushobora gukora itandukaniro. Nuko igitondo cyakurikiyeho wa mugabo Francis yaje gusura aba baturanyi be. Bwa mbere ubwo yageraga ahangaha abaturanyi baratunguwe. Uyu mugabo w'umukire kuva baturana yari ataravugisha na rimwe, ariko ubwo yababazaga ati se n'ukwera iki muhora mu Rwanda, wa mupfakazi yatangiye kurira. Nuko aramubwira ati ni mabukwe aramubwira ngo nishe umuhungu we ndetse anyita umurozi, ariko nta kintu na kimwe nigeze nkora kibi. Nuko wa mukecuru arangije asa nk'uhuza amaboko. Nuko abwira wa mugabo ati umuhungu wanjye yaragiye ndetse nta n'umwuzukuru mfite, ese ni ikihe kindi nakora? Nuko wa mugabo Francis yishize umutima aramubwira ati ndabyumva cyane. Aramubwira ati kuba warakara cyangwa se ugatera impagarara mu bantu ntabwo ari byo byagarura umuhungu wawe, ariko uramutse ubabariye bishobora kuzana amahoro mu rugo rwawe. Nuko abagorwa babiri bararebanye ariko nta kintu na kimwe bigeze bavuga. Mbere y'uko ava aho ngaho buri umwe wese yagiye amuha 100. Nuko arangije arababwira ati ndabinginze mujye mubana mu mahoro. Nuko hashize iminsi mikeya yarongeye arabasura, arabaganiriza, ndetse atangira kubabwira uburyo amahoro ariyo ya mbere. Gake gakeya baje kumwumvira barahinduka. Wa mupfakazi ndetse na nyirabukwe batangiye kumvikana hagati yabo.
nuko umugoroba umwe yaje kubicaza bose ndetse nawe bari kumwe batangiye gusangira. Nuko Francis araseka. Mu by'ukuri bwa mbere uru rugo rwari rurimo amahoro. Nuko umutima wa Francis yumvise muri we harimo rumuri, yumvise mu by'ukuri hari ikintu akoze mu buzima bwe bwa nyuma, kuba abashije kunga abantu ndetse agafasha abantu kongera kugira amahoro no kubana neza. Ndetse yaje kubafungurira bizinesi. Wa mugore ndetse na nyirabukwe baje kwihuza ndetse basabana imbabazi. Nuko nyirabukwe aramubwira ati naribeshye, ntabwo uri umurozi ahubwo uri umuryango. Bose uko ari babiri bararize ndetse bwa mbere mu myaka yose yari itambutse barahoberanye. Nuko muri icyo gihe wa mukobwa Blessing yakomeje aho ngaho yiga kuri cya kigo. Yari yarakuze ariko yarakuriye mu rusaku ndetse n'agahinda. Nta nshuti nimwe yari afite usibye wa musore umwe Ikeme. Uyu musore ntabwo yari yarigeze na rimwe abura hafi y'uyu mukobwa. Nuko umunsi umwe wa musore bicaranye aramubwira ati ugomba guhinduka, uri mwiza Blessing, ariko ufata ubwiza bwawe ukabisha mu gahinda. Blessing yarebye ku ruhande. Nuko aramubaza ati se nihe point? Nta muntu n'umwe ubyitayeho. Nuko umusore aramubwira ati mbyitayeho. Ahangaha rero wa musaza Francis yaje kubona yuko wa mwana w'umukobwa Blessing afite imbaraga ndetse afite ubwiza budasanzwe. Nuko yaje gutekereza kumufasha. Uwo mukobwa yaje guhinduka, yaje gufata wa mwana w'umukobwa amuhuza n'undi muntu wakoraga ibintu bijyanye na fashion design, aramutraininga. Ahangaha rero wa mukobwa Blessing yaje guhinduka umumodo mwiza cyane. Ba bakobwa bamusekaga bamwignoringa, ahangaha none batangiye kumwadmiringa, batangiye kumukunda. Campus yose Blessing yaje kuba umukobwa mwiza cyane ndetse wambara neza. Ba bandi bamumokingaga, babandi bamusekaga ngo yambara nabi, ahangaha none batangiye kurwanira ku inshuti ze, ariko nta nubwo yigize abitaho. Nuko umunsi umwe yaje kwicarana na wa musaza. Nuko aramubwira ati Francis ndagukunda. Ariko Francis yaje kuzunguza umutwe, aramubwira ati uracyari mutoya, njyewe kuri wowe meze nka papa wawe. Nuko wa musaza aramubaza ati se ufite boyfriend, ufite umukunzi? Umukobwa yashe nkaho ashaka gusubiza. Nuko aramubwira ati mfite umusore witwa Eke, ariko turi inshuti bisanzwe. Nuko umusaza aramubaza ati se aragukunda? Umukobwa aramubwira ati yego arankunda, ariko njye ntago mukunda nkuko ankunda. Mwibanga rikomeye cyane wa musaza Francis yaje guhamagara Ike, aramubwira ati ndashaka ko tuvugana muhungu mutoya. Nuko bayicaye aramubaza ati se ukunda Blessing? Nuko umusore aramubwira ati n'umutima wanjye wose nkunda uriya mukobwa, umunsi umwe nimbona amafaranga nzamusaba yuko twabana. Francis yarazetse. Nuko wa musaza Francis arangije aha amafaranga uyu musore Ike, arangije aramublessinga. Noneho mwibanga rikomeye abwira wa musore ati mu by'ukuri mwana wanjye ndimo ndapfa, ndashaka kubona imigisha ndetse no kubona ibyishimo mbere yuko mpfa, genda urongore uriya mukobwa. Nuko Ike yaje kubikora rero nk'uko umusaza yabimubwiye. Ubukwe bw'ahangaha uko ari babiri bwari bwiza cyane. Blessing ahangaha yari yishimye bidasanzwe, ariko ubwo ikirori cyari kigiye kurangira ahangaha hari ikintu cyabaye cyababaje buri umwe wese. Wa musaza Francis yaje kwikubita hasi. Ahangaha imiziki yari iri kuvuga, abantu bari guseka, abandi bari kubyina, ariko noneho hahise hahinduka umutuzo udasanzwe. Nuko Ike yaje gusakuza aravuga ati nihagira umuntu uhamagara ambulance. Ariko mu gihe ambulance yari itaragera, wa musaza yaje kwitaba Imana. Nshuti muvandimwe rero wabanye nanjye muri iyi nkuru, ndagushimira ko wampaye umwanya wawe, kandi umwanya wawe ni umwanya udasanzwe, ariko nizere yuko hari ikintu wigiye muri iyi nkuru. Ubuzima tubamo ni ubuzima bugufiya cyane, kandi ni na byiza yuko buryo umuntu apfa yishimye. Ni byiza ko umuntu apfa hari ikintu akoze byibuze cyagiriye abandi akamaro. Nizere ko nawe ugiye kwitekerezaho. Ariko mbere yuko nsoza reka nkubaze ikibazo, ese iyo uza kuba uri uyu musaza wari gukora nk'ibyo yakoze, cyangwa hari ikindi kintu wari gukora? Wakoze no kubana nanjye kuba kutengiye kugera ku iherezo. Nimba ari bwo bwambigeze kuri iyi channel, kanda subscribe ndetse ukanda no kunzuye kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho iyindi nkuru. Ndagukunda cyane, nawe utaha. Ciao ciao.